ni umukire w'umumiliyoneri rero dukomeje ubukwe bwarimbanyije nubwo burimo kugerwa icyo bita amashoka n'amapiki n'amahini. Ese ubu bukwe bwa Cedric na Alice buzatahwa? Ese buno bukwe buzaba ko ibintu bikomeje kugorana, bikomeje kuba ingorabahizi? Rero twabonye uyu munsi witwa Cedric afata umukunzi we Alice berekeza kujya kwipima imyenda no kureba ese niye myenda izababera, niyihe myenda bazambara. Ibyo byose twabibonye, twaje kubona binjira muri botike icuruza imyenda myiza cyane, barangije barambara. Habanjije rero uwitwa Alice aragenda gukupitiramo ikanzu nziza rwose y'umugeni, ubona ko ari umugeni uberewe, umukobwa mwiza w'inzobe umeze neza. Rero Cedric yamubona akavuga ati ni njye ufite umugore rwose, ni njye umeze neza. Na Cedric rero yaje kujyamo nawe aragenda gukupitiramo agakote keza kameze neza kamubereye kari kuri taye ye. Na Alice avuze ati ni njye ufite umugabo mwiza umeze neza. Rero bo bahise banahitamo ntabyo gukodesha, ni umukire nyine w'umumiliyoneri, ntabwo bakodesha ahubwo baragura ku ikanzu nziza imeze neza, bayimanuka 1,000,000 zose, baza no ku gakositimu kameze neza bakagura 1,000,000. Nk'umukire w'umumiliyoneri ahita atanga 4,000,000 yishyuye, ndetse arenzaho n'ibihumbi 500 bya tipu. Mwese mujye mukumera gutyo, ahita arenzaho ibihumbi 500 bya tipu. Barangije bavuga ati noneho mu bipakire turabiguze, twebwe iby'ikanzu ntabyo kubikodesha, ibyo kugura imyenda ntabwo ibyo kuyikodesha. Rero twaje kubona tuhita twibonera witwa Gihozo ari kumwe n'uwitwa Dani, arimo kubwira Dani yuko ati burya reka nkubwire Dani, ubimenye ubishyire mu mutwe wawe, ntabwo Sharomo cyangwa Cedric aribo bishe Kami. Muribuka yuko uyu nguyu Gihozo azi ahantu Sharomo ari, yaramutabaye. Rero yamubwiye byose, yamubwije ukuri, amubwiza ukuri yuko atari we wishe Kami. Rero yabibwiraga uwitwa Dani. Danangira amubwira ati ariko se wowe na papa muragira ngo muzansaze mu mutwe, muragira ngo muzansaze mu mutwe koko? Ati mwibyo ngibyo murimo ni ibiki? Muragira ngo muzansaze mu mutwe? Ati mwikomeza kunsaza, mwikomeza kunsaza mubimenye yuko mureke. Ati ayo makuru ntago wambwira yuko uzano wayakuye. Nubwo ati nyamara ubishyira mu mutwe kwawe umenye yuko umuntu wishe Kami ari hano hanze kandi arimo kwidegembya, ari hano hanze. Rero ubimenye, ubishyire muri uwo mutwe wawe. Rero bavuganye n'ibintu byinshi cyane. Harangije rero twaje kubona uwitwa Aria nawe arimo kuvugira kuri telefone, arimo guhereza go ahead baba pampe be bakorana ibibi, arimo kubabwira ati rero ubu Alice niwe mugomba gushaka, mukamushaka mpaka mukamubona. Ubu ngubu mumushake mumubone, noneho ndamushaka ari muzima, aze ari muzima, niko ndimo kumushaka. Aho ngaho twavutanye tuhita twibonera Dani na Aria nako na Alice na Tricia, arimo kubwira Tricia ati Cedric ari he? Undi amubwira ati Cedric nawe hari. Ati rero mubimenye yuko uwitwa Shafi yaje. Murabyibuka ko uwitwa Shafi yavuye muri gereza avuga ati umuntu witwa Gihozo, Cedric ndetse na Alice baraje bambone. Rero hano Dani mwibuke yuko papa we ubushize yamubwiye yuko uwitwa Shafi yageze mu rugo, yaje kumushaka. Rero yabwiraga n'uwitwa Trisha amubwira ati mumenye yuko Shafi yaje, kandi nawe urabizi yuko atazagusiga mu bantu, atazagusiga. Ati byanga byakunda aje kwihorera, nimba twaramufungishije ati ubu ngubu aje kwihorera, kuko aka kanya kuba yatangiye kugera mu rugo akaba yahunanye na papa. Ati rero byanga byakunda aje kwihorera. Aho ngaho twavutse tujya twibonera
Cedric na sheri we Alice bari bageze mu rugo bavuye kugura imyenda. Uwitwa rero Alice aramubwira ati rero urabona ko ubukwe bwagenze burimo kugenda burimo gusatira rwose iminsi yagiye, ati ubu ngubu ikintu nakubwira ni uko ngomba kujya mu rugo noneho nkagenda nyine bakamenya n'ubundi ko ibintu byageze kure byageze kure. Ndamubwira ati okay nta kibazo genda ariko nyine ntutinde nushaka uhite wigarukira. Aho ngaho twavuye none turangiye duhita twibonera n'uwitwa Gihozo aza kubwira Trisha yuko ati njyewe nabonye uwitwa Shafi aza. Shafi yaraje aragaruka, mwibuke ko Dani nawe yaravuye hano kubibwira n'undi Trisha yamenye amakuru yuko uwitwa Shafi yaje. Trisha rero yabwiye Gihozo amubwira ati wowe wigira ikibazo ntugire ikibazo habe na gitoya, kubera yuko nimba yarakoze ibintu bibi bakamufunga n'ubu ngubu niyongera kubikora baramufunga. Ati rero ngubu nakomeze kubatera ubwoba. Gihozo acishamo akantu ka Raki amubwira ati nyamara ubwo impamvu uvuga gutyo nuko usigaye ukundana n'umusitiyu. Ashyiramo nyine twa tuntu tw'utwe. Undi amubwira ati nyamara ibyo ngibyo bireke ariko wowe utuze utekane. Rero twahise tubona witwa Alice agera mu rugo akubitana n'uwitwa Gihozo. Gihozo amubonye arikanga arimo guseka. Ndamubwira ati ariko wiseka urimo guseka mu biki? Turimo guseka twe twaragushatse twaragushatse turakubura. Ati rero ibintu urimo gusekamo njyewe ntabwo mbizi. Ati wikomeza guseka nyine mu bintu bitari byo rwose ko twaragushatse turakubura. Ndamubwira ati humura njyewe aho nari ntuje nekanye ndi muri paradiso. Ati rero nari meze neza rwose ntugire ikibazo habe na gitoya. Ati nari meze fresh. Undi ahita anamaze ati ese papa ari hehe? Undi ati ari muri salo. Aho ngaho turahongera turava twibonera uwitwa Raki ari kumwe na Cedric. Rero Cedric yaragize ikibazo yuko yohereje Alice iwabo kandi azi yuko papa we aba ameze nabi. Yita abwira Raki aramubwira ati rero umugore wanjye avuye hano, mwibuke yuko amutwitiye kumwita umugore we nta kibazo. Ati umugore wanjye avuye hano, ati kandi agiye kubonana na papa we. Ati rero ndumva njyewe harimo ikibazo nyine, ndumva harimo ikibazo kuko uriya musaza twarabibonye yuko akazi ariko Raki yamuhumurije amubwira ati humura uriya ni umubyeyi we nta kintu ari bumutware, humura rwose ntugire ikibazo. Ndatekereza yuko nta kintu yamutwara kuko ntago n'ubundi yakora ikosa ryo kubabaza umwana we nyine byo kumubabaza. Aho ngaho twaje kubona rero tubona Alice yikubitanira na papa we. Ariko mbere yaho twabuje kubona Aria nawe arimo gushyiraho umwete ko abagomba gushaka Alice. Ati nibashaka banarare ahantu Alice ari paka bamubone. Ese Aria arimo gushakira iki none Alice? Ko none atarimo gushaka none ari umupfu, arimo kumushakira iki? Twaje kubona rero twibonera Alice akubitana na papa we. Papa we arimo kumureba icyo bita ikijisho gikanuye cyane, ikijisho kinini cyane. Arakomeza aramwitegereza. Undi aramubwira ati rero papa, ati ikintu kinzanye hano nje kububwiza ukuri. Ahera kuri ikintu bivuga ngo uwo Cedric wirwa urakarira umereye nabi, uwo ni inzirakarengane. Undi arakomeza aramwumva ati ni inzirakarengane kandi ikindi ibyo urimo kumukekaho ntabwo ari byo. Ikindi ubu ngubu aka kanya turimo gupanga ubukwe njyewe na Cedric. Ati ikindi kandi n'undi anamutwitiye. Ati rero ibyo bintu ubimenye karuko nk'uko bimeze. Undi aramubwira rero papa we intagondwa y'umupapa aramubwira ati ibyo bintu byose uvuze ati nabyumvisha. Ati rero ko kangundo utambitsemo avuga ngo uramutwitiye, ibyo ngibyo ntabwo bindeba. Ati ubimenye witwa Alice anamubwira ati nari nje hano kugira ngo
ume umugisha wa kibyeyi. Ndavuga ati rero ibyo ngibyo ubimenye, wabibwira mama wawe, ibyo ngibyo ugenda uvugana na mama wawe n'iki, ati ubimenye yuko njyewe nta mugisha nzaguha. Ubu ngubu umuntu dusigaye kugira ngo n'umusaza we yacisha bugufi yamenya byose, nuko uwitwa Sharomo nk'uko yabisezeranye n'uwitwa Gihozo yafatiye akanya ke akaza akabwiza uno musaza ukuri, akamubwira buri kimwe cyose, wenda tukareba yuko wenda Ndayishyura Cedric batari buyiteho bya bindi by'uwo musaza bayivugisha, ariko uwitwa Cedric akaba yabana n'uwitwa Gihozo bakambara kariya gakanzu, tukabona barimo guca ahantu bambaye neza, natwe twatashye ubukwe. Coco mukomeze mugire ibihe byiza, ndakubuza gukanda subscribe, mwibuza gukanda muri comment ushyiraho comment. Coco mukomeze mugire ibihe byiza.